Dukeneye ko buri mwana wese agira igitabo gisoma nyirute yiga. Tumaze umwaka tubivuga, twavuze modalities y'ukuntu ibituza kuzanyura. Twavuze ko buri mwana wese agomba kugura igitabo by'umwaka gisute ageze, akabaguza ibitabo igihe cyose azaba yigira mu ishuri. Umwana agomba kugura ibitabo rimwe ari ku ishuri. Twavuze yuko niba mu wa mbere baguze ibitabo nibimuka bya bitabo bigomba gusigara hehe mu wa mbere, agasanga ibyo mu wa kabiri, kuko nabo mu wa kabiri nabo bazimuka bagira ute babisiga. Abisanga mu wa gatatu n'uwo mu wa gatatu azimuka agira ute abisiga. Umuntu umwana uzagura ibitabo ni umwana musha twagize ute twakira. Ibi ngibi twabikoze kugira ngo dukureho bya bibazo by'uko umwana yaguraga ibitabo biheze akabyigira mu mwaka umwe, yajya mu wundi bakamusaba kugura ibindi. So tujya duhura rero n'izo cases kuri banki, usanga umwana azamubwira ati njye niga kuri iki kigo narishyuye, ariko twagize ikibazo cy'uko borudero yabuze, ibyo twahaye kontabule yarabitaye, none banyoye diplome, mwamfasha mukandebera borudero ya 2016. Urumva natwe biba ari insura kugira ngo tumushakire. Ariko mpamvu yo uri mu rubuto wishyurisha telefone, n'ukuntu ugura amayinite, n'ukuntu ugura umuriro, ni nako wishyura. Bivuge ngo nibaguhereza kode y'umwana wawe, haba hariho n'amabwiriza y'ukuntu uzinjiramo. Ni akanyenyeri 155 urwego, ugakurikira amabwiriza, kwishyura minibare, bakagusaba kode bayishyiramo, barangiza bakubwira ko umwana wawe wamwishyuriye message wayigitinga muri systeme mu comptable, biba byamaze kwishyiramo benshi. Noneho tugakurikirana ibibazo. Igihe byafeyirize wagombaga kwishyura, kandi iyo gushyiraho ukoresha y'uko umwana agomba kwishyura, systeme yanze uratubwira, watubwira ukabwira umwarimu sako akagira. So mu magambo make kugira ngo nsubize neza cyane asubije by'uyu, icyambere izindi ubushobozi zihari zo kwishyura ziracyahari. Turi kumvikana izindi ubushobozi ziracyahari zo kwishyuriraho ntabwo zavuye. Niyo mpamvu kuri babyeyi twabahaye konti zitandukanye. Icyaka ndetse umwana wese nigiye kujya mu rubuto yewe buri mwana wese azabona kode agomba kwishyuriraho iyi case ushatse kumwishyurira ukoresheje urubuto ukayikoresha. Turi kumvikana. Naho kwishyurira ku rubuto si itegeko cyangwa ari facility. Turi kumvikana. Icyo cyatse kuvuga ni iki? Hari abaganga urabona nagiye mu kazi binyarimu, kandi nta hantu ndashobora kugera ku rwego, kandi ndashobora no kugera kuri koje banke, none message regiteri wafashe iki? Zayakubwira ngo ufite kode y'ubuto, kandi kode y'ubuto bagenda muri mishinga bayipanga. Inzozi umubyeyi wese aba afite ni ukubona uwo yibarutse yarabaye umugabo, afitiye umuryango, itorero ndetse n'igihugu umumaro. Kugira ngo izi nzozi zibe impamo, biterwa n'uburezi wowe wibarutse ari guhabwa uyu munsi. Uburezi bw'ukuri buhawe ubumenyi, knowledge, ikinyabupfura, discipline no gushyira mu bikorwa, practical skills. Nta handi wabubona uretse muri Authentic International Academy Kicukiro. Authentic International Academy ifite icyiciro cy'amashuri y'incuke, maternelle, abanza n'icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye. Umwana wize muri Authentic International Academy asoza umwaka ari intyoza mu kuvuga neza Igifaransa n'Icyongereza, aba afite ubumenyi buhagije mu ikoranabuhanga no kwihangira imirimo. Ikindi kandi ishuri ritegura ingendo zitandukanye zifasha umwana kwidagadura. Ikirenze kuri ibyo, uburezi butangirwa muri Authentic International Academy bushingiye ku mahame ya Gikristo,
afasha umwana kwisobanukirwa no gusabana n'umuremyi we. Authentic International Academy ni ishuri rya Gikristo rifite abarimu b'inzobere bahawe ibihembo bitandukanye, haba ku rwego rw'igihugu ndetse no mu ruhando mpuzamahanga. Ni indashyikirwa no gutsindisha neza mu bizamini bya leta. Ishuri Authentic International Academy ryatangiye kwandika abana bifuza kwiga mu byiciro byose mu mwaka w'amashuri wa 2022 2023. Mwihute kwiyandikisha, imyanya itararangira. Authentic International Academy riherereye mu karere ka Kicukiro, mu murenge wa Niboyi, mu karere ka Niboyi, munsi ya Kiliziya Katolika ya Saint Joseph. Ku bindi bisobanuro mwabariza mu bunyamabanga bw'ishuri cyangwa mugahamagara kuri nimero zikurikira: 0782 08 57 61 na 0786 39 87 56 na 0788 86 19 86. Na 2022 warangiye. Icya gatatu, abo twari kumwe mu nama isoza, abo twari kumwe mu gutanga amanota, twababwiye ko dushaka kongera indi product mu kwishyura amafaranga y'ishuri mu buryo bworoshye. Usanga ababyeyi twari dufite ikibazo, umuntu akakubwira ajya kuri banki biragenda gutya ndahangaha, ariko turashaka kuzana indi product bibuze kumvira hano y'uburyo tugiye gukoresha serivisi bita ububuto mu kwishyura amafaranga y'ishuri. Sakira ngo usanzwe hari abantu basanzwe bayizi uburyo ushobora kwishyura minerivare utavuye mu rugo, tukakira amafaranga yawe utazanye ngo budeo hano. Ni ukuvuga ngo ngira ngo bari buze kubisobanura mu buryo buhagije babishinzwe, umukozi wa banki tugiye gukorana izabidufasha. Icya gatatu rero, turareba muri rusange imyiteguro y'umwaka w'amashuri wa 2022 2023, kandi tukaba twegeza n'umusozo. Ndifuza ko iyi nama itari buze kurenza saa 4:30 kubera ko dufite imihango ku rusengero yo gusengera abashumba. Ubwo rero ngomba kuba mw'iyo mihango, murihangana turi buze kwihutisha. Ndagira ngo bari guhanga bw'ibyo badufashe turebe neza uyu mwaka w'amashuri wa 2000 uko wagenze. Ngira ngo turatangira umubare w'abanyeshuri. Uyu mwaka warangiye dufite abanyeshuri 464, harimo abanasari 158, abaprimary 236, abasegonderi 40, byo bose hamwe bakaba 464. Turashima Imana yuko Imana yabanye natwe mu myaka namaze nyobora ishuri. Uyu mwaka wabereye umwaka ukomeye wababaje umutima wawe, kubera ko muri uyu mwaka twafashije umwana byakoze ku mutima cyane. Ariko nabwo turashimira ko hari Imana yahamagaye, ariko abandi Imana yarabaturindiye. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ikindi cya kabiri, mibare y'abana n'abanyeshuri, turashimira Imana yuko umwaka ukugenda ushira ugataha imibare igenda izamuka. Ndibuka naje kuyobora kino kigo, ikigo gifite abanyeshuri 243. Uyu munsi babaye 464. Imana rero ishimwe, kandi namwe twabashimiye yuko mukomeza kutugirira icyizere cyo kuduha abandi bana. Iyo numvise ko muri mwe hari uwibarutse, shimira Imana kuvuga ko ishuri ryawe riri umunyeshuri. Narashimira Imana nanjye mu minsi ishize nibarutse umwana w'umukobwa. So dukomeze. Muri uyu mwaka rero w'amashuri, performance yabaye iyi ngiyi muri kubona. Dukunda kuvuga icyo twita annual rates cyangwa se success rate na average rates.
Ngo umuntu akubisobanura nabonye na Nesa yabi noneho yabisubiyemo ibyo gutangaza amanota. Iyo tuvuze ngo success rate ubundi tuba tuvuze iki? Iyo tuvuze ngo average rate tuba tuvuze iki? Nongere mbabwire mbere yuko tureba ibingibi munyihanganire mubyumve neza aho twatangiranye, aho nari mpagaze na n'ubu niho mpagaze ku bintu bibiri. Icyambere, ubundi iyi mibare uretse formalite simba ashaka kuyigaragaza njyewe. Nta mubyeyi wazanye umwana muri koperative ngo ku buryo success iba iya rusange. Buri mubyeyi wese wazanye umwana we kugira ngo agire ute yige kandi atsinde. Iyo tuje kukubwira rero ngo success rate tuba tuvuze ngo umubare w'abana bashoboye byibuze kugera kuri 50 kw'ijana. Average rate ni ukuvuga ngo ya manota abana bose bagize ute babonye tuyateranyije tukagabanya n'umubare w'abana byibuze buri mwana yabona ari mu ishuri. Ariko ntibikuyeho kuba ufite 99 hakaba harimo ufite angahe 20. Iyo tubivuze gutyo rero tuba twirengagije ko umuntu wa 20 nawe yazanye umwana we kugira ute kwiga kandi wagira ute asinda. Ibi ngibi turabibereka kuko ni format tuba tugomba gukoreramo, ariko nongere ngaruke kuri iki kintu buri mubyeyi na buri mwarimu agomba kumva ko tutigisha abana, twigisha iki? Twigisha iki? Umwana. Ntabwo twigisha abana. Turi kumvikana? Noneho rero abana bashoboye gutsinda bakabona hejuru y'amanota bakarangiza umwaka bafite byibuze hejuru ya 50 kw'ijana. Muri P1 ni 100%, P2 A ni 92, P2B ni 100%, P2C ni 96, P3A ni 97, P4 94, P5 98, P6 93, Senior 1 60%, Senior 2 74, Senior 3 66 n'abari. Nuko ngo dufashe ari amanota abana bose bagize ute bagiye bagira, noneho ugafatwa uwa mbere wabonye amanota menshi ugateranya n'uwabonye amanota make ukagabanya, tuhita tubona ko abana bagabanya amanota mu buryo bungana. Turi kumvikana? Buri wese tukamuha amanota angana n'ay'undi. Mu wa mbere A buri mwana afite amanota 88 n'ibice 64 kw'ijana. Bivuze ko bari abana batsindiye ku manota yo hejuru kandi batsinda begeranye. Nk'uko bisanzwe rero atari bya bindi iwacu umusenge no mu kiliziya twaho nk'uko bisanzwe iteka, ariko nk'uko bisanzwe abana akenshi average ikunda kuba hasi ku bana barangiza umwaka w'amashuri, abakandidate aho muri seriyasi haba harimo impamvu nyinshi. Haba harimo impamvu yo kumva ko amanota yo mu ishuri ntacyo agize ute ntacyo avuze bari kwitegura. Haba harimo impamvu za indiscipline, haba harimo impamvu zo kurwanira uniforme, haba harimo impamvu zo gususha, twarasushije bikarangira. Ariko muri make umwaka w'amashuri warangiye abana bahagaze neza mu mitsindire nk'uko ibi bibagaragaza. Reka tujye ku yindi slide. Rero ndagira ngo dusoza umwaka dukora deliberation. Abana bari bari mu mashuri amwe bakibuka, abandi tukabasiriza, abandi tukabaha second sitting izatuma dufata indi decision. The first deliberation yagaragaje ko abana bari mu kigero cya 40
twongere tubibutse yuko twimurira ku manota 60 muri primary na manota 60 muri secondary ni 50. Rero abanyeshuri bose bashoboye kubona amanota abimura muri first deliberation ni abanyeshuri 419. Mu by'ukuri ngira ngo ushize kuri average bigera kuri 90%. Abanyeshuri bahise babona automatic repeat bategereje kujya muri second sitting ni abanyeshuri babiri. Abanyeshuri bategereje gukora ikizamini kizarengerera tuzongera kureba niba batwara cyangwa twabasiriza ni abanyeshuri 43. Ngira ngo twakomeza mu gusoza rero iyi presentation turagira ngo tubabwire challenges ndetse na recommendation challenges n'ibyagiye bituhinyuza ingorane twagiye duhura nazo uko zigenda ziba zimeze. Ingorane ya mbere dufite kugeza uyu munsi ni y'abana baha Kuwa kibagirute kibaziko. Umwana agatahana umwana agatahana homework, umwana agatahana activities, akagaruka nk'uko twagize twayimuhaye. Abangaba rero usanga ni babandi baza muri ya myanya ya hehe y'inyuma babandi batabona amanota. Ariko Gahunda kubaza ese ubutakoze wakanyinde ni umwana cyangwa mu buryo? Iyo twahaye umwana wawe homework akayicyura akagaruka atabikoze, ubutayikoze ni umwana cyangwa mu mubyeyi? Mu mubyeyi. Niyo mpamvu iyi challenge tuyizanamo hano kugira ngo mudufashe. Recommendation twayitanzeho ni strong flow up of parents. Ureka bibutse ikintu kimwe nzakibabwira kugeza ubwo dutandukanye. Ninataha ngiye mu ishuri abazatendinga mumperekeza uwo munsi muzaba muhari, muzavuga ahoraga tubwira ko impano ikomeye dufite abana twabyaye, akazi dufite gakomeye n'abana twagize twabyaye. Turi kumvikana. Umukobwa wanjye yigeze ku challenge umunsi umwe kiza hano baderegiteri nahuye n'ibintu byinshi, nkora n'akazi kenshi usanga babuze. Umunsi umwe rero ufite umukobwa w'imfura dukundana cyane aranyicaza arambwira ko wabonye akazi kabi. Ese kubera iki ukatumye twaba? Iminsi ishize rero uwa kabiri nawe arambwira ati ariko kubera iki ukunda mama kuturusha? Ese ukunda gute kubarusha? Wowe uragenda ukaza nijoro ukirarana na mama ukajya mu gitondo utatubwiye ukongera ukagenda ngo mama akaza kutubwira ngo bavuze ngo udusuhuze. Nyamara ngo mama afite papa we nawe ufite turabana ba. Muyandi muri kandi ukwiye kudukunda kuko turabana bawe uriya we nawe afite se n'abajyaje muti ajya mu muhungu. So icyo nashaka kubabwira rero aha turashaka kuvuga akazi gakomeye dufite hano ku isi. Bibiliya iravuga ngo ururyaro n'umwandu uturuka kuwi ngo imbuto zo mu nda niwo musaruro, niyo mpano Imana igira iduha itanga. Ariko uvuga ukuntu Bibiliya ivuga ngo aba bafite ngo bameze nk'abafite imyambi yuzuye ikirimba ngo kuko abo bazahanganira n'abanzi babo ku marembo yabo. To make flow ku bana bawe umeze nk'umurwanyi wa cyane uri gucyaza imyambi izahangana n'umwanzi uzamutera none cyangwa ejo. Ibyajaga biri mu Burayi tukumva ni ibitangaza, ni ibisetso, uyu munsi biri kutubaho tugatanga.
Perutse ko umwana wa Ngoma wabwiye nyina ati uyu munsi turarana urama. Nyina ati atari wibigirira ikintu. Wibigirira ikintu. Umwana wabyaye ari gukubwira ngo turarya. Ejo bundi mwumvishe wa Nyamasheke wagiye kuri se na nyina abakatya ibihanga bo. Arabica. Nuko baze ko agurisha umunani bari bagize ute bari bamuhaye. Dufite kese nyinshi. Ejo bundi sinjya kumuvuga mu izina ariko bakurikirana social media bigamukurikirana. Mwabonye umwana iwabo bariye bari uri ashobora kuba ari mu ishuri ryo muri Amerika waje hano mu kiruhuko. Amaze kuza mu kiruhuko iwabo baramubuza ngo ye kujya kuri telefone, sinzi ibyo bari bagize, arangije ari recordinga atukase na nyina uko ari ba fucking ibigoryi ibintu bimeze gute birago byaratwegeze kuri social media mwarabibonye kandi abantu bafite status ikomeye hano. Turi kumvikana uzi ikibazo gikomeye. We are busy n'akazi, ndi busy n'akazi ka authentic na gitwaza, sakandi bakaba busy n'akazi k'abana.